zacu zikiyongeza amakonte, zikiyongeza amamodoka, zikiyongeza abana. Umwana wavutse ari muzima ukabona umwana atangiye kugwa igicuri, abazimu baguteye kandi barimo kwiyongeza. Turasenya umwuka wo kwiyongeza muri iri teraniro. Vugana na uwo mwuka urumva kubita izo mbaraga zirimo kwiyongeza. Ari ibintu urimo gucamo ariko Satani yarakwinjiriye ntiwabimenya, ariko ndakubwiye ngo gira umwete wo gusenga kuko arashaka kwiyongeza ibyawe. Usigara uri buri buke, usigara uri incuke. Gahunda yari yo kwica Petero, ariko arabanza afata Yakobo aramwica, ngo arangije ngo arinezeza akamumeze niyongeze sasa. Ariko tugiye kubona imbaraga zo gusenga. Ngo abonye ko anesheje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Abantu baririra Imana iminsi 3, abantu baborogera Imana iminsi 3, abantu binginga Imana iminsi 3, nta kurya nta kunywa, abantu barambare hasi iminsi 3, kuko ibintu byakomeye dusa n'abantu bageze ku munota wa nyuma, bisa nk'aho dusa n'abantu bageze aho tutagishoboye, bisa nk'aho imbaraga zacu zitagishoboye, bisa nk'aho amashuri atagishoboye, bisa nk'aho amafaranga atagishoboye, bisa nk'aho haleluya. Mufate iminsi 3 mutarya mukanywa, iminsi 3 mwiriza ubusa. Yanditse ko muri wa musozi wawe yitiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ese ibyo byose biri imbere biri kwiyitiki imbere y'Imana yacu ishobora byose. Birimo kwiyita iki? Birimo kwikoza iki? Ko biri kwikoza isoni, kuko imbere y'Imana yacu iri hejuru y'ubwoko, iri hejuru y'ibitugu, iri hejuru y'amahera, iri hejuru y'ibitega, iri hejuru y'ubukene, iri hejuru y'inzara, iri hejuru ya sikurufize, iri hejuru y'umukobwa, iri hejuru y'ibintu byose. Ngo mubagarure baticwa n'isari, nibabanze bafungure. Ministry ya Yesu yari igizwe n'ibikorwa by'urukundo. Ageze kuri Lazaro amaze gupfa, Kristo atizuka n'urukundo kuko aracyamukeneye. Nawe umurikirana Kristo aracyamukeneye, nta rupfu ruri bugukureho, n'uri bukenyuke. Mu mirimo yamuzanye harimo no kuzura abapfuye. Hanyuma Kristo aragukomereje, ageze mu bukwe, akunda ahantu hari gap. Kristo yakundaga ahantu ibintu byacitse. Ageze rero mu bukwe bw'Ikana, hano bashobewe. Haleluya. Buriya bukwe njya mubona bunyigisha ibintu bikomeye. Ubukwe buri aho ngaho, abantu birabacanze. Arangije aravuga Kristo burya yivanga mu bintu byanutse, Ibintu bidafite isura, ibintu bidashoboka. Ataho ngaho nanjye ngiyerekana nk'umunyarukundo, kandi niyatagira icyakora bari kumutwara ikiza. Arangije aratubura abantu bari mwera, baraho cyaka kirashira. Haleluya. Ubwo buzima bwa Kristo. Shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Peggy Hope Asimwe, kandi mbahaye karibu uyu munsi. Turishimye cyane, impamvu nuko Imana yabanye natwe uyu mwaka wose, tukaba tuwusoje dushima Imana. Gutangira kw'iyi ministry Light from Heaven Ministries rwari urugendo ntagizemo uruhare, nk'uko umuntu apanga akantu yitembyara umwana. Nari mu kazi, Imana irampamagara nditaba, dutangira kuvuga ubutumwa, abantu barihana,
ndetse muri uyu mwaka hari n'abantu bagarukiye Kristo babashije kubatiza. Hanyuma by'umwihariko umutima wacu Imana yambwiye ko inkingi ikomeye tuzaba tureba cyane muri ministry, tuzakora imirimo myinshi itandukanye, ariko inkingi yacu ikomeye kurenza izindi ni ukwita ku bana bato. Icyo navuga kuri iyi ministry, umutima wacu uri ku bana batoya, nibyo bikorwa byacu ahanini, niho dushira imbaraga mu bijyanye n'ivugabutumwa kugira ngo abantu b'Imana cyangwa abana bakure bakiri bato bazi Imana. Ariko byari amahirwe cyane kuba Imana impamagara ibintu bijyanye no gukora umurimo w'abana, kuko n'ubundi nari mfite background nize education, rero byari binyoroheye cyane kuba nakora ibintu by'abana kandi nezerewe, ndetse n'ubuzima bwanjye muri rusange nari narabayeho nkora umurimo muri Sunday school kurinda ngana gutya. Rero Imana imaze kumpamagara rwose yagerageje kumpa amakuru ahagije, nibwo twatangiye umurimo w'Imana. Haleluya! Kugeza ubu muri uru rugendo rwo gushima Imana, uyu mwaka tumaze tuyikorera, kuko twatangiye itariki 28 z'ukwa kabiri 2024. Hari ibyo Imana yabashije kudukoresha natwe ubwacu tutatekerezaga, kuko iby'umwihariko source of income cyangwa ubushobozi bijyanye n'amafaranga ntabwo twabiboneshaga amaso, ariko Imana yacu ikoresha ibitagaragara, cyane cyane kuko Imana yaduhamagariye uwo murimo w'abana. Navuga dufite n'ijambo ry'Imana tugenderaho muri Matayo 21 umurongo waho wa 16, igihe Yesu yasanze urusengero, yinjiye mu rusengero asanga rwabaye iguriro, abantu barimo gucururizamo, ngo ararakara yubika ameza, ngo ako kanya bamuzanira abarwayi, ari abatarora, ari ibimuga, ahita bakiza, ngo n'abana bato. Ngo noneho barangije baravuga ngo Hoziyana mwene Dawidi, baramuramya barishima. Noneho ngo abatambyi n'abanditsi, abatambyi bakuru, ngo barangije bararakara, ngo baramubwira ngo ariko ngo urabyumvishe ko n'abana barimo barakuvuga bakuramya. Yesu nibwo yahise ababwira ngo ngo ese ntimwari mwamenya ko mu kanwa k'abana bato n'abonka havuyemo ishimwe ritagira umugayo, cyangwa se ishimwe ritagira inenge? Rero iyo dukora uyu murimo w'abana, naho dushingira ko mu kanwa k'abana bose bato n'abonka agomba kuvamo ijwi ritagira inenge rishima Imana. Aba bana bagomba gukurira mu murongo mwiza, cyane cyane tukabaha education, tukabaha uburere, tukabafasha mu mwuka ndetse no mu mubiri, kugira ngo bazavemo ishimwe ritagira umugayo, perfect praise, ishimwe ryuzuye. Ariko ishimwe ryuzuye ni uko umwana azamuka yitaweho mu buryo bw'imyigire, mu buryo bw'ibifatika, hanyuma wa mwana agakura neza. Rero projet twabashije gukora muri iki gihe kingana n'amezi 12, twatangiye ikintu bita irerero ECD. Dufitemo abana twitaho, ni projet twakoze ahantu bita mu mudugudu wa Rwanko. N'ahantu hari abantu badafite rwose ubushobozi, abana babo ntago bari barimo kwiga, rero turabafata. Bari bafite ubushobozi bwo kujya mu magadienne, turabafata, turabakira, turabigisha, dushira umwarimu, turabitaho, turabagaburira. Rero icyo ni igikorwa kimwe mu byo Imana yadushoboje. Igikorwa cya kabiri, abo babyeyi nabo twaje gusanga ko bakeneye ubundi bumenyi kugira ngo biteze imbere. Ntabwo bakeneye amafaranga, ahubwo bakeneye kwigishwa
bakagira ibikorwa bakora hanyuma bikabazanira source of income. Rero twabigishije ibintu bijyanye n'ubukorikori. Mfashe gatoya, umwe afate hariya ku gikuta hirya, n'undi afate iyi shyira ku gikuta ahangaha, nawe fata uhindukiyeho ushyire hejuru yanyu gake kugira ngo bizagaragara. undi nawe naze afashe rebesha hano, aho hahengamye harebesha uruhande. Tugafata n'uyu aka kandi gatoya gasigaye hasi, ugafata nawe ugashyira. Tumenyereye ko iyi mitako akenshi ikunda kujya inyuma y'intebe yo muri salo, ukawomeka inyuma y'intebe muri salo, ubona ko ari umutako ubereye ijisho. Twabigishije na uburyo umuntu ashobora kuba ari iwe ugakora ibintu by'amasabune bitandukanye, shampoo, après shampoo, ibyo bikoreshwa mu masalo, amasabune yo gufura, amasabune yo koza ibyombo, ari byo bimwe muri ibi dufite. uko ugenda ubikora bigenda bifite maze ukabyumva no mu maboko, uba urimo no kubyumva mu maboko maze Shyiramo utundi. Kurura neza. Shalom, turi ababyeyi bo muri Rwanko, twiyemeje kwiteza imbere dukora amasabune ariyo yitwa Bubu Soap. Bubu Soap irafura, irakoropa, ni isabune nziza cyane, n'uwayigura wese akayikoresha yabona ubwiza bwayo. Bubu Soap yoza imodoka. Ndetse hari n'ababyeyi bafashije, abo twahaye ibikoma mu imirimo ya sociale yari ihari myinshi twagombaga gukora, ariko turashima Imana ibyo yadushoboje n'ibyo, ndetse uyu mwaka turateganya ko bizarushaho. Ibyo duteganya kugeraho ni nk'ibikorwa bigera muri 5. Icya mbere turifuza ko Imana yaduha headquarter cyangwa se icyicaro gikuru cya Light from Heaven Ministries. Aho ngaho muri iyo headquarter hazabamo Rwanda Children's Center. Iyo Rwanda Children's Center ariyo izajya ibasha kwakira abana batandukanye, kubadevelopa impano zabo, kubafashiriza aho ngaho mu buryo butandukanye, kugira ngo umutima wacu ahanini habe ububyutse mu bana, biciye mu mpano zabo, biciye mu ijambo ry'ukuri ariyo tubaha ryo muri Bibiliya, kuva mu byaha ndetse no guhinduka. Rero ikindi gikorwa cya gatatu cyo tuzagikora byihuse mu kwezi kwa Munani abana bagiye mu kiruhuko, hazabaho gukora ibiterane bikwirakwiza ubutumwa mu gihugu ndetse no hirya no hino. Tuzatangiza igikorwa cy'igiterane ahantu hatandukanye, aho tuzajya duhuza insengero zitandukanye kugira ngo tugire amahirwe yo kubonana n'abana benshi ndetse n'abarimu babo. Icyo giterane kizajya kibaho kenshi mu biruhuko, gishingiye kugira ngo mu ijambo ry'Imana Luka 18:16 havuga ngo mureke abana bato bansange. Rero tuzajya tuba twigisha abana of course ijambo ry'Imana, kuva mu byaha, kwihana, guhinduka, habemo ndetse no kubafasha dukoresheje ibikoresho bitandukanye, ibikoresho by'amashuri yaho Imana izajya iba yadushoboje.
tuzajya tuzenguruka dukora uwo murimo w'Imana mu nsengero zitandukanye. Noneho dufate n'umwanya wo gutoza abarimu babo ndetse tubasigire n'inyigisho ziri hagati y'amezi 6 n'umwaka, aho tuzajya dusubira tugakurikirana tukamenya ko n'aba barimu bashoboye kuba batanga izo nyigisho mu nsengero zitandukanye, aho tuzajya tuba twafunguriwe amarembo kugira ngo dukore uwo murimo. Rero ndetse n'ubukangurambaga ku bashumba bijyanye no gufasha abana batandukanye, kumva ko kenshi hari ukuntu izi nsengero zacu z'abanyamwuka umuntu agira cyo ukabona yubatse urusengero ariko akibagirwa ko hakenewe icyumba cy'abana, kubahugurira kubaka ibyumba by'abana, ndetse uko Imana izajya idushoboza izo nsengero zidafite ubushobozi, umutima wacu turemeranya nawo ko Imana izadushoboza aho dusanze abantu bafite ubukene bwo kuba icyo cyumba batabasha kukiyubakira, nyuma y'ubujyanama bazakira tuzajya tubasha no kubaka ibyo byumba bya Sunday School kugira ngo aba bana baze ku Mana kandi bazabashe kuvamo ishimwe ritagira umugayo. Ikindi gikorwa Light from Heaven Ministries igomba gukora ni ugutangiza isomero cyangwa se Children's Library, harimo ibitabo bitandukanye bifasha abana mu kumenya Imana ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange, ibitabo bishobora kubensipayaringa kuvamo ishimwe ritagira umugayo. Bizaba byandikwa n'abantu batandukanye, ari iby'abanyamahanga ari abanyarwanda, tubihurize hamwe. Hazajya haba harimo n'ibitabo bishobora gufasha abarimu kugira ngo bigishe aba bana. Rero turateganya ko hazaba iryo somero rifite ubumenyi ku bana ndetse no ku barimu babo. By'umwihariko ibyo bitabo nanjye numva nzabigiramo uruhare cyane kugira ngo byandikwe, kuko kugeza ubu hari ibitabo natangiye nubwo bitarasohoka ariko bizaba biri muri iryo somero ry'abana. Ndumva icyanyuma tuzakora muri uyu mwaka, tuzategura igiterane cya vision ya ministry cyitwa bamurebyeho. Bamurebyeho tuyisanga muri Zaburi 3:4 umurongo wa 6 havuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo ku maso habo ntihagira ipfunwe ukundi. Iki ni igiterane kibohora abantu cyane kuko ntabwo ari twe tuba dukora, ni igiterane cyangwa se ni vision y'umurimo Imana yahumetse ndayihabwa. Rero tuyitirira icyo giterane ku buryo haba hari ubuntu bwinshi, buri muntu wese uzaza azabona Imana. Vision yacu ni ukureba kuri Kristo gusa, hanyuma umucyo wa Kristo wonyine niwo ukuvira ukagukiza ikimwaro. Tuba turimo kwigisha abantu bave mu byaha bakire Kristo, hanyuma nibamara kumwakira azabakiza ikimwaro. Nta kimwaro Kristo rero adakiza. Iyo tubona Yesu azura Lazaro, icyo nacyo ni ikimwaro. Aracyazura abapfuye, Kristo aracyakura abantu mu byaha, aracyadukiza ubukene bwo mu mitima, aracyadukura ahantu hatandukanye ibyo bikugora byose. Rero iyo tumurebyeho yaduhaye isezerano ko abamurebyeho bose bazavirwa n'umucyo we, hanyuma abakiza ikimwaro. Ndumva ari ibyo tuzasozanya n'uyu mwaka. Musengere cyane tuzabigereho. Yesu abaha umugisha cyane. Narakoze kamageze aho umwana wanjye umunaza kanyereka mu maguru kamwereka kwandika akandika ibintu yabajya no kumwandikira akabyanga ndetse nubona ko bifitemo ubushake yanabikunze. Mbese muri make nabuze icyo namushimira ko rwagira impande. Narabyibaza kandi umwana wanjye uzasigara atize nta bushobozi bumufite. Mu rugo turi abana 7, ubwo dufite umwana umwe utiga ari murumuna wanjye, ariko ndashimira nyine abadufashije
abandi bajyagayo nyine ugasigara nyine yihebye ukabona nyine ni ibintu biteye ikibazo. Papa ntabwo tubana mama gusa nyine na mama nawe nta bushobozi aba afite, ariko nyine ndashimira abantu babashije kudufasha umwana akiga. Yaje ahangaha kwiga nta kintu na kimwe atazi no kwandika rimwe, ariko asigaye azi kubivuga byose 1 2 3 4 5 mu Cyongereza, mu Kinyarwanda. Asigaye azi gusenga, yagiye kuryama avuga ati tica nyigishije gusenga, agasenga. 7 days make a week. 7 days make a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Twamukeshimana Yvonne, nkaba ndi umurezi w'abana bo muri Light from Heaven Ministry. Nkaba ari njyewe twirirwana nabo umunsi ku munsi. Umunsi haza nk'ababyeyi bagera muri 4 bakavuga bati turashaka ko mudufashiriza abana hano, twumvisha ari ishuri rifasha abana biga nta kintu batanze, biga batariho amanu minerivare ku iki gihe ku mibereho y'ubu ni ibintu bikaze. Ati rwose mutubabarire mudufatire abana kubera no wenda n'ubushobozi bwa minisitiri nayo itaragira ubushobozi bwinshi, bafashe abana bakeya, ntabwo barongera kuvuga ngo bakire abandi bana. Wenda umunsi babonye ubushobozi bwinshi buhagije burenzeho, wenda nabo bana bazabakira. Nta bushobozi kuko umubyeyi arazana umwana akaza akakubita imbere ati njye rwose tica rwose mbabarira mfatira umwana, nta bushobozi mfite. Ati no kugira ngo tubone ikibabeshaho, icyo barya, ikibatunga, ni ukubura uko umuntu agira nko kwirirwa yiruka, kuko nabo ubwabo barivuga kandi batinya kubivuga. Bati turya uko twabonye ikiraka cyo gufura, niba ikiraka cyo gufura utakibonye umwana ntari burye. Ati niyo mpamvu rero twumvishe ko hano hari ishuri ritagira ibintu byaka, ritakenera minerivare, ridakenera iki, mutubabarire rwose natwe mudufatira abana, nibuze babe bikinze hano babe biga. Kuko umwana iyo ari hanze agira ibishuko byinshi, agira ibirangaza byinshi, ajya hanze akiruka, ukaba yagwa no muri rigora akavunika, akaba yajya hanze akiba akagira ate, kandi ni ukuri n'abana batoya. Ariko ikintu nongeraho nasabaga, hageze umutima ukunda, umuntu wumva afite umutima ukunze yamufasha Light from Heaven kugira ngo nabo bafashe abana. None rero icyo kuvuga abashimira abayobozi bacu dufatiye aba bana harimo kuturerera, twese turabyishimiye cyane. Ni babiri, umwuzukuru umwe n'umwuzukuruza. N'abuzukuru banjye bwite n'abanye mudage, ariko n'abuzukuru banjye, umwe ni umwuzukuru w'umukobwa wanjye, undi nawe ni umwuzukuruza w'umwuzukuru wanjye. Ariko bose tukaba tubana hano, uretse ko nyine bose bagiye bavukiye mu rugo, nta base bafite, abayobozi na ba nyina no gupfundikanya gusa. Iki gihe nta bushobozi bafite bwo gusenya intambara. Abafite umwana ndera umwuzukuru wanjye, nari mfite ubushobozi bukeya bwo kuba namujyana mu ishuri, abandi bajyaga mu ishuri, akababara nanjye nkabona ko bimbabaje kandi ntazabona ubushobozi bwo kumwishyurira amafaranga abandi babona babajyanisha muri garidiye. Imana yacu rero ukuntu igira neza, nagiye kumva numva ko ari umumama uje gutera inkunga abana badafite uko bariho biga, kumva barabibwira. Nanjye ndahaza baranyakira, nanjye numva ko binejeje ko umwana abonye aho ahagarara atazajya yirirwa mu muhanda yirukanka. Yarapfuye arabambwa, arahambwa, arazuka. Mama wabibona ababaye yinisha kuri mama we yadutoje mu gihe tuba twagiye Kibeho, twagiye kwibuka ari ahantu Bikira Mariya yabonekeye abana Kibeho. Niyo mpamvu kenshi tuzirikana abana batoya, kuko
bafite ingabire Kristo yabahaye zituruka ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Hari akaririmbo tujya turirimba ngo Bikira Mariya yabonekeye ikibeho abonekera abana batatu